bakuremo serikeye nimutange inzira abafotora abasore bose ntabwo barakwira ariye abasore bafite imbaraga bajya iruhande rwa serikeye kuko hano hantu harahananye kuko n'umujya imbere ntihajye abandi imbere ntihajya abandi niho haremera natwe dufite tugiye gutangira umwana wacu inshuti yacu umubyeyi hanguhe hanyuma tugiye gutangira ntabwo twabura kubigaragaza kuko mu bihe n'ibingibi biruhije ariko uracyakomeza kubima tugeze hano amahoro ahandi bavuze yuko tugomba gusubira ahantu twaturutse Uwiteka rero uyu muhango tuwushyize mu biganza byawe Mana turongeye kandi turagukeneye icyo tugusaba utukomeze utugirire utwambike imbaraga data ubane natwe
uri Imana yacu, natwe tukaba abana bawe. Icyo tugusaba, wongere ukomeze uyu muryango, uwambike imbaraga zawe, ubwiza bwawe bugaragare uko bwije uko bukeye. Dusabye ku izina ry'umwana wacu Yesu Kristo, amen. Ubwitange bwawe, urukundo rwawe, mwemeye kwerekeza Karamuka Jean-Luc mukamugeza ahantu he. Turongeye kandi turavuga yuko Imana ibereza umugisha. Rero hano hantu niyo Junior agiye gusigara. Twaramukunda, twamuvuzeho ibigwi byinshi, ariko mu kanya gato twese tugiye gusubira mu ngo zacu. Agiye gusigarana n'uwo wamuremye. Nibyo, uwo wamuremye niyo agiye gusigarana. Biteye agahinda, biteye ubwoba, ariko Imana yamukunze kuturusha twese. Rero kuri uyu muhango ndashaka kugira ngo nta mwanya dufite wo gusoma, ariko wasoma muri Bibiliya mu gitabo Ibyahishuriwe 14 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga yuko ahirwa abapfiriye muri Mwana, kuko baruhutse umubabaro wabo. Kandi ijwi rirongera riravuga ko yego. Yakomye induru nyinshi nta n'urusaku, yasinziriye n'umukiranutsi, yasinziriye akivuga.